Ndabaramukije bavandimwe, tugiye gukomeza gusoma ijambo ry'Imana, turasoma mu gitabo cy'Ibarura, turahera ku mutwe wa 18, ni muri Bibiliya Ntagatifu, ubwo turahera ku ipaji ya 227, abaherezabitambo n'Abalevi. Uhoraho abwira Aroni ati wowe n'abahungu bawe n'umuryango wawe, nimwe muzabazwa ibyaha bizakorwa mu murimo wanyu w'ubuherezabitambo. Uziyegereze kandi abavandimwe bawe bo mu nzu ya Levi, inkomoko yo kwa so. Bazakubera abafasha kandi bagukorere, ari wowe ari n'abahungu bawe, imbere y'ihema ry'isezerano. Bazagutunganyiriza imirimo kimwe n'iy'i ngoro. Cyakora ntibazegere urutambiro n'ibikoresho byatagatifujwe, hato batazikururira urupfu namwe mutiretse. Bazaba abafasha bawe, bajye batunganya imirimo yose yo mu ihema ry'ibonaniro, ntawe uzifatanya namwe utari uwo muri mwe. Nimwe muzatunganya imirimo yo mu ngoro n'iyo ku rutambiro. Bityo Abayisiraheli ntibazongera kurimburwa n'umujinya wanjye. Urabibona ko ari jyewe ubwanjye witoreye Abalevi mu bavandimwe banyu b'Abayisiraheli, ndababaha. Beguriwe Uhoraho kugira ngo batunganye imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Wowe n'abahungu bawe muzakora imirimo y'ubuherezabitambo, ari iyo ku rutambiro cyangwa iy'inyuma y'umubambiko, kandi muzayitunganye neza. Mbahaye kuba abaherezabitambo, niwo murimo mbashinze. Utari uwo muri mwe uzabyivangamo azicwe. Ibizatunga abaherezabitambo. Uhoraho abwira Aroni ati dore nkweguriye igice cy'amaturo yose matagatifu Abayisiraheli bagomba kumurikira. Ni wo mugabane nkweguriye, wowe n'abahungu bawe, ku buryo budasubirwaho. Dore uruhare rwawe ku maturo matagatifu azaba atatwitswe. Mu byo bazamurikira byose, ni ukuvuga amaturo y'ifu, ibitambo by'impongano z'ibyaha, n'ibitambo byose byo kunyihongaho, ayo maturo yose matagatifu ni ayawe n'abahungu bawe. Muzayarira ahantu hatagatifu, kandi abagabo bose bashobora kuzayaryaho. Uzamenye neza ko ayo maturo ari ibintu bitagatifu. Ubundi kandi n'ibi bikurikira bizaba ibyawe: ibyo bagabanya ku maturo yose Abayisiraheli bamurikira, wowe ubwawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe ndabibahaye ku buryo budasubirwaho. Abantu bose bo mu nzu yawe bazaba basukuye bazabiryaho. Umugabane w'ingenzi w'amavuta mashyashya, uwa divayi nshyashya n'uw'ingano, hamwe n'imiganura iturwa Uhoraho, ndabiguhaye. Imiganura y'imyaka yose yera mu gihugu cyabo bakayizanira Uhoraho, nayo ndayiguhaye. Abantu bose bo mu nzu yawe bazaba basukuye bazayiryaho. Uretse ibyo, ikindi cyose kizegurirwa Uhoraho burundu, nacyo kizaba icyawe. Icyavutse uburiza mu biremwa byose bazatura Uhoraho, ari abantu cyangwa amatungo, ndabiguhaye. Cyakora abana b'uburiza b'umuntu bazacungurwa, n'uburiza bw'amatungo ahumanye buzacungurwe. Ibigomba gucungurwa byose bizaguranwe bimaze ukwezi kumwe, ku giciro wowe uzagena, ni ukuvuga ku giciro cy'amasikeli 5 ya feza apimye kuri sikeli y'ingoro, ifite uburemere bwa gera 20. Ariko ibyavutse uburiza ku nka, ku ntama cyangwa ku ihene ntuzabigurane, kuko ari ibintu bitagatifu. Uzasesa amaraso yabyo ku rutambiro, urugimbu rwabyo urutwike nk'ibiribwa bifite impumuro yurura Uhoraho. Inyama zabyo zizaba izawe, nk'uko ubusanzwe inkoro y'itako ry'iburyo ryamuritswe bikugarukira. Amaturo yose agabanyijwe ku bintu bitagatifu, Abayisiraheli bakayatura Uhoraho, wowe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndayabahaye ku buryo budasubirwaho. Iryo riba isezerano rikoreshejwe umunyu,
kandi ridakuka mu maso y'Uhoraho kuri wowe no ku bazagukomokaho. Ibizatunga Abalevi. Uhoraho abwira Aroni ati ntuzabona umurage mu gihugu cyabo, nta nubwo uzahabwa umugabane hagati yabo. Nijye uzaba umugabane wawe, mbe n'umurage wawe hagati y'Abayisiraheli. Abalevi nabo kubera imirimo bashinzwe mu ihema ry'ibonaniro, bahaye kuzajya bagabana 1/10 cy'umutungo w'Abayisiraheli. Bityo Abayisiraheli ntibazongera kwegera ihema ry'ibonaniro, kuko byababyarira icyaha cyabakururira urupfu. Abalevi bazatunganya imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro, nihagira ikidatungana nibo bazakibazwa. Iryo rizaba itegeko ridakuka mu bisekuruza byanyu. Nta murage Abalevi bazabona mu Bayisiraheli, ariko nzabaha kugabana 1/10 buri Muyisiraheli wese agabanya ku mutungo we akagitura Uhoraho. Niyo mpamvu nababwiye ko nta murage bazabona hagati y'Abayisiraheli. Uhoraho abwira Musa ati dore ibyo uzabwira Abalevi. Abayisiraheli bazabaha icyo nabageneyeho umurage, ari cyo 1/10 cy'umutungo wabo. Icyo gihe ku byo muzahabwa, muzagomba kugabanyaho 1/10 nanone kigaturwa Uhoraho. Iryo ni ryo rizaba ituro ryanyu, nk'uko abandi Bayisiraheli nabo batura divayi nshyashya cyangwa ingano bayoye ku mbuga bazihuriraho. Bityo rero namwe kuri 1/10 muzahabwa n'Abayisiraheli ku mutungo wabo, muzagabanyaho ituro ry'Uhoraho ryose, nta na gato mutubisheho. Ku biruta ibindi ubwiza muri ibyo bintu muzahabwa, muzagabanyaho ituro ritagatifu. Uzongere ubabwire aya magambo uti mwebwe Abalevi, nimugabanya ibiruta ibindi ubwiza kuri ibyo bintu, bizaba bihwanye na divayi nshyashya cyangwa ingano zihuriwe ku mbuga. Mwebwe n'ingo zanyu mujya mubirira aho mushatse hose, kuko ari cyo gihembo cyanyu kubera imirimo mushinzwe yo mu ihema ry'ibonaniro. Ibyo nimubikora nta cyaha kizababarwaho, kuko muzaba mwangeneye uruhare rw'ingenzi. Ntimuzaba mwandusha amaturo matagatifu y'Abayisiraheli, kandi nta n'urupfu muzaba mwikururiye. Ivuka ry'inka y'ibihogo. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati dore amabwiriza y'itegeko ry'Uhoraho. Bwira Abayisiraheli bakuzanira inka y'ibihogo itarangwaho inenge iyo ari yo yose, kandi izaba ari itungo ritigeze ryikorera imizigo. Muzayishyikiriza umuherezabitambo Eliyazari, hanyuma muyijyane hanze y'ingando muyicire imbere ye. Umuherezabitambo Eliyazari azakoza urutoki mu maraso ya ya nka, maze ayaminjagire inshuro ndwi yerekeza ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Hanyuma iyo nka bazayitwikire mu maso ye, bakongeze uruhu, inyama, amaraso n'amase yayo. Umuherezabitambo azafata inkwi z'ibiti bya sederi na hisopo hamwe n'agatambaro k'umuhemba, abirohe muri wa muriro inkwi izaba ikongokeramo. Nyuma y'ibyo umuherezabitambo azamesa imyambaro ye, yiyuhagire cyane umubiri wose n'amazi, maze asubire mu ngando. Ariko ubwo azagumana guhumana kwe kugeza ku mugoroba. Uzaba yatwitse ya nka nawe azamesa imyenda ye, aniyuhagire cyane umubiri wose n'amazi, kandi agumane uguhumana kwe kugeza ku mugoroba. Hazaza umuntu utahumanijwe, aba ari we uyora ivu rya ya nka, arirunde hanze y'ingando ahantu hasukuye. Iryo vu rizabikwa, ikoraniro ry'Abayisiraheli rijya ririkoresha igihe bategura amazi y'icyuhagiro. Uwo muhango uhwanye n'igitambo cy'impongano y'icyaha. Uzaba yayoye ivu rya ya nka nawe azamesa imyambaro ye, kandi agumane uguhumana kwe kugeza ku mugoroba. Ibyo bizaba itegeko ridakuka ku Bayisiraheli no ku munyamahanga utuye iwabo. Itegeko ryerekeye umuhango wo kwisukura. Uzakora intumbi iyo ari yo yose azamara iminsi 7 yarahumanye.
Ku munsi wa gatatu azakora umuhango we wo kwisukura akoresheje ya mazi y'icyuhagiro, maze ku munsi wa karindwi azaba asukuye. Ariko ku munsi wa gatatu nadakora umuhango we wo kwisukura, ku munsi wa karindwi ntabwo azaba asukuye. Uwakora intumbi y'umuntu umaze gupfa, hanyuma ntiyisukure, yakwanduza ingoro y'Uhoraho. Uwo muntu bazamuce mu Bayisraheli. Kuko batamuteye amazi y'icyuhagiro, aba yanduye kandi agumana uguhumana kwe. Dore itegeko: umuntu napfira mu ihema uzaba aririmo cyangwa akaryinjiramo, azamara iminsi 7 yarahumanijwe. Kandi igikoresho cyose kirangaye kidafite igipfundikizo kizaba cyanduye. Uzajya mu mirima agatsitara ku muntu wishwe n'inkota, ku ntumbi cyangwa ku magufa y'umuntu cyangwa ku mva, nawe azamara iminsi 7 yarahumanijwe. Kugira ngo uwo muntu asukurwe, dore uko muzabigenza: muzayora ivu rya ya nka yatuweho igitambo cyo guhongerera icyaha, murishyire mu rwabya, hanyuma murivange n'amazi yo mu isoko. Umuntu usukuye azafata ishami ry'igiti cya hisopo arikoze muri ya mazi, maze aminjagire ihema n'ibikoresho byose hamwe n'abantu bazaba baririmo. Azaminjagira kandi na wa wundi uzaba yarakoze uwishwe n'inkota, intumbi cyangwa amagufa y'umuntu cyangwa imva. Ku munsi wa gatatu no ku wa karindwi, umuntu usukuye azaminjagira amazi ku wahumanijwe. Ku munsi wa karindwi azaba yamuhanaguyeho icyaha cye. Uwahumanye azamesa imyambaro ye, yiyuhagire umubiri wose, nimugoroba azaba asukuye. Ariko umuntu wahumanijwe ntakore umuhango we wo kwisukura, azacibwe mu ikoraniro, kuko yakwanduza ingoro y'Uhoraho. Uwo muntu aba ahumanijwe kuko ataminjagiye amazi y'icyuhagiro. Ibyo bizababera itegeko ridakuka: uwaminjagiye amazi y'icyuhagiro agomba kumesa imyambaro ye. Naho uzaba yakoze muri ayo mazi we azagumana ubwandure bwe kugeza nimugoroba. Icyo umuntu uhumanijwe azakoraho cyose kizaba cyanduye, kandi umuntu uzakora kuri icyo kintu azaba ahumanijwe kugeza nimugoroba. Amazi y'i Meriba. Mu kwezi kwa mbere, imbaga yose y'Abayisraheli igera mu butayu bwa Sini, maze umuryango utura i Kadeshi. Aho niho Miriyamu yaguye, baramuhamba. Imbaga yari yabuze amazi, nuko yivumbura kuri Musa na Aroni. Imbaga yiyenza kuri Musa ivuga iti: iyo natwe tuza kujyana n'abavandimwe bacu igihe bapfiraga imbere y'Uhoraho, ni kuki wazanye ikoraniro ry'Uhoraho muri ubu butayu? Kwari ukugira ngo dupfe twebwe n'amatungo yacu? Ni kuki wadukuye mu Misiri ukatuzana aha hantu h'amakuba? Nta mwaka wahahingwa, ari imitini, ari imizabibu cyangwa amakomamanga, ahantu hataba n'amazi yo kunywa. Musa na Aroni bava mu mbaga, baza ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, bikubita hasi bubitse umutwe ku butaka, maze ikuzo ry'Uhoraho rirababonekera. Uhoraho abwira Musa ati: tora inkoni yawe, wowe n'umuvandimwe wawe Aroni, mukoranye imbaga, maze mu maso yayo mubwire urutare rubaha amazi. Urwo rutare urarubyaza amazi, uyahe imbaga inywe hamwe n'amatungo yabo. Nk'uko yari yabitegetswe, Musa atora inkoni yari imbere y'Uhoraho, maze we na Aroni bakoranyiriza imbaga hafi y'urwo rutare, barayibwira bati: nimutege amatwi, mwabyigomeke mwe, mbese dushobora kubavuburira amazi muri uru rutare? Musa arega ukuboko, ya nkoni ayikubita ku rutare inshuro 2, maze amazi menshi arapfupfunuka, nuko imbaga iranywa, buhira n'amatungo yabo. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati: ntabwo mwanyemeye ngo muhamye ubutungane bwanjye imbere y'Abisiraheli. Kubera iyo mpamvu ntimuzageza iriya mbaga mu gihugu nayisezeranije. Ayo niyo mazi y'i Meriba
ari byo kuvuga urwiyenzo, kuko ariho Abayisiraheli biyenjeje kuri Uhoraho, nawe akahagaragariza ubutungane bwe. Umwami wa Edomu yima inzira Abayisiraheli. Bageze i Kadeshi, Musa yoherereza umwami wa Edomu intumwa kumubwira ziti, dore icyo abavandimwe bawe b'Abayisiraheli bavuze. Amakuba yose twagize urayazi. Abasokuruza bacu baramanutse bajya mu Misiri, maze umuryango wacu uhatura igihe cy'iminsi myinshi cyane. Abanyamisiri ariko badufashe nabi, baratuburagiza twebwe n'abasokuruza bacu. Twatakiye Uhoraho yumva induru yacu, nuko atwoherereza umumarayika wo kudukura mu Misiri. None ubu rero tugeze i Kadeshi, umujyi uri ku mupaka w'igihugu cyawe. Turagusaba ngo duhe inzira mu gihugu cyawe. Ntabwo tuzakunyurira mu mirima no mu mizabibu, cyangwa ngo tunywe amazi mu mariba yawe. Tuzaboneza umuhanda mugari, twoye gutandukira na gato, ngo tujye iburyo cyangwa ibumoso, kugeza ubwo tuzamara kwambuka igihugu cyawe. Ariko umwami wa Edomu arabasubiza ati, ntabwo muzanyurira mu gihugu. Nimubigerageza, nzasohoka mbasanganize ingabo zanjye. Abayisiraheli baramubwira bati, tuzikurikirira umuhanda, kandi nitunywa ku mazi yawe, jyewe cyangwa amatungo yanjye, nzakuriha ikiguzi cyayo. Ndagusaba gusa ko utureka tukitambukira. Ariko umwami wa Edomu arabasubiza ati, ntabwo muzatambuka. Nuko asohokana n'imbaga y'abantu, basanganiza Abayisiraheli intwaro n'ingufu nyinshi. Abanyedomu bima batyo Abayisiraheli inzira mu gihugu cyabo. Nuko Abayisiraheli nabo bishakira indi nzira. Urupfu rwa Aroni. Bavuye i Kadeshi, imbaga yose y'Abayisiraheli igera ku musozi wa Hori. Bageze aho i Hori ku mupaka w'igihugu cya Edomu, Uhoraho abwira Musa na Aroni ati, Aroni agomba gupfa agasanga ba sekuru. Ntabwo azinjira mu gihugu nahaye Abayisiraheli, kuko mwasuzuguye ijwi ryanjye igihe cya ya mazi ya Meriba. Jyana rero Aroni n'umuhungu we Eliyazari mujye ku musozi wa Hori. Ufate imyambaro ye y'umuherezabitambo uyambike umuhungu we Eliyazari. Aho niho Aroni azagwa. Musa akora nk'uko Uhoraho yari yabitegetse, maze mu maso y'imbaga yose bazamuka ku musozi wa Hori. Musa yambura Aroni imyenda ye ayambika Eliyazari umuhungu we. Aroni arapfa, agwaho mu mpinga y'umusozi. Birangiye, Musa na Eliyazari baramanuka bava ku musozi. Imbaga yose ibona ko Aroni yapfuye, nuko umuryango wa Isiraheli wose umara iminsi 30 umuririra. Abayisiraheli batsinda Abakanahani. Umwami wa Aradi, Umukanahani wari utuye muri Negevu, amenya ko Abayisiraheli baturutse mu nzira y'ahitwa Atarimu, maze araza arabarwanya, anabafatamo imfungwa. Nuko Abayisiraheli bakorera imbere y'Uhoraho uyu muhigo, bati, niba wemeye kutwegurira bariya bantu, imijyi yabo tuzayizimya. Uhoraho yumva ijwi ry'Abayisiraheli, maze abegurira Abakanahani. Abayisiraheli babarimburana n'imijyi yabo barabazimya. Aho hantu bahita izina rya Horima, bisobanura ngo irimburwa. Inzoka zifite ubumara butwika. Bava hafi y'umusozi wa Hori, bafata inzira iva ku nyanja y'urufunzo, bakagenda bakikira igihugu cya Edomu. Ariko imbaga iza gucikira intege mu nzira, itangira kugaya Imana na Musa ivuga iti, mwadukuriye iki mu Misiri? Mwagira ngo tugwe muri ubu butayu butagira amazi, ntibubemo n'umugati. Twarambiwe guhora turya iriya ngirwamigati. Uhoraho aterereza Abayisiraheli inzoka zifite ubumara butwika, zirabarya, bapfamo abantu benshi cyane. Imbaga izisanga Musa iramubwira iti, twakoze icyaha igihe twakugayaga wowe n'Uhoraho. None twingingira Uhoraho adukize ziriya nzoka. Musa asabira imbabazi umuryango, maze Uhoraho aramubwira ati, cuyisha inzoka isa n'izo zabateye,
uyimanike ku giti. Uwo zizajya zirya akayireba azajya akira. Musa acurisha inzoka y'umuringa ayimanika ku giti. Iyo rero inzoka yaryaga umuntu maze akareba iyo y'umuringa, yahitaga akira. Abayisiraheli baganza abami ba Sihoni na Ogi. Abayisiraheli baragenda bashinga ingando ahitwa Ovoti, bahavuye bajya kugandika ahitwa Iye Avarimu mu butayu bw'iburasirazuba ahateganye na Mowabu. Bavuye aho bajya kugandika ku nkombe yo hakurya y'uruzi rwa Arunoni ruturuka mu butayu rukanyura mu gihugu cy'Abahemori. Urwo ruzi rwa Arunoni ni rwo koko rugabanya Mowabu n'Abahemori. Niyo mpamvu byanditswe mu gitabo cy'intambara z'Uhoraho ngo uruzi rwa Wahebu yo muri Sufa n'imigezi yarwo, uruzi rwa Arunoni n'imigezi yarwo, zitemba zigana mu ntara ya Ari, nizo kandi ziri mu rugabano rwa Mowabu. Bavuyeyo bagera ahitwa Iberi, ari byo kuvuga iriba. Aho kandi niho Uhoraho yabwiriye Musa ati koranya imbaga yose maze nyiha amazi. Nuko Abayisiraheli batera iyi ndirimbo bati amazi ari mu iriba nadudubize maze muvuze impundu. Iriba ryafukuwe n'abatware rigacukurwa n'abanyacyubahiro bo mu muryango bakoresheje inkoni zabo z'ubutegetsi n'utubando twabo. Bavuye mu butayu bajya i Matana. Bavuye i Matana bajya Nahariyeli. Bavuye i Nahariyeli bajya Bamoti. Barenze Bamoti batungukira ku kibaya kiri munsi y'umusozi wa Mowabu. Impinga y'umusozi wa Pisiga iri ahirengeye, uyiriho abona ubutayu bwose. Abayisiraheli bohereza intumwa kwa Sihoni, umwami w'Abahemori, kumubwira ziti duhe inzira mu gihugu cyawe. Igihe tuzaba tugeze iwawe, tuzaboneza umuhanda mugari, twoye gutandukira ngo tukugire mu mirima cyangwa mu mizabibu. Nta nubwo tuzanywa amazi yo mu mariba yawe. Ariko Sihoni yanga ko Abayisiraheli bamunyurira mu gihugu, ndetse ahita ahuruza ingabo ze zose zijya mu butayu, maze zishinga ibirindiro imbere ya Isiraheli. Sihoni yigira ahitwa Yahashi, aba ari ho ashoreza intambara. Abayisiraheli babiraramo, babamarira ku bugi bw'inkota, maze igihugu cya Sihoni baracyigabiza. Icyo gihugu cyavaga ku ruzi rwa Arunoni kikagera ku rwa Yaboki. Cyakoraga no ku rugabano rwa Bene Hamoni, rwari rurinzwe n'ingabo z'intwari cyane. Abayisiraheli bigabiza iyo migi yose y'Abahemori, barayitura. Umujyi wa Heshiboni n'iyindi yari hafi aho yose barayikwiza. Heshiboni rero yari umurwa wa Sihoni, umwami w'Abahemori, naho Sihoni akaba ari we warwanije umwami wa Mowabu wabanjirije uwategekaga icyo gihe, amunyaga igihugu cye cyose cyageraga ku ruzi rwa Arunoni. Aho niho abasizi bakurikije iki gisigo ngo muze i Heshiboni hongere hubakwe umujyi wa Sihoni usubirane. Ikibatsi cy'umuriro cyaturutse i Heshiboni, ibishashi byawo bitwika, ariyo muri Mowabu, bitsemba abahinza bo mu mpinga ya Arunoni. Wowe Mowabu, amakuba yakugarije. Murapfuye bantu b'i Kemoshi. Abahungu babo bagizwe impunzi, naho abakobwa babo bagizwe iminyago y'umwami Sihoni w'Umuhemori. Twabarashe imyambi, tuva Heshiboni dutsemba byose tugera i Divoni, intara yose igera Nofa, turayogoza tugera i Madaba. Abayisiraheli rero batura mu gihugu cy'Abahemori. Musa yohereza abantu gufata umujyi wa Yazeri, baragenda bigabiza ako karere kose, maze Musa amenesha Abahemori bahabaga. Hanyuma barahindukira baterera umuhanda ugana mu gihugu cya Bashani. Ogi, umwami w'icyo gihugu, asohokana n'ingabo ze zose, agira ngo basakirane ahitwa Edereyi. Uhoraho abwira Musa ati ntutinye, ndamukugabije we n'abantu be n'igihugu cye cyose.
uzamugirira ibyo wakoreye Sihoni umwami w'Abahemori wari uganje i Heshiboni. Abayisraheli baramutsinda, we n'abahungu be n'abaturage be bose, ntihagira n'umwe ucika ku icumu, igihugu cyabo barakigabiza. Nimwakire ijambo ry'Imana.